Mugisha Faustin ni umusore w'imyaka 21 nkaba ndi umunyabugeni nkaba nsoje amashuri yanjye yasoreje ku Nyundo kuri Ecole d'Art de Nyundo nkaba ndi umwisi w'amazina cyangwa aho bita ngo n'umutahira uvuga icyo twita ngo n'amahamba mu rugo akaba ari mu burasirazuba ndumva ari ibyo ngibyo. Igitekerezo cyabyo ukuntu cyaje kuri njyewe narebye neza ibintu basa nkaho basaba ndabyitegereza mbona ndasa nkaho mbyujuje ndavuga ngo nanjye ndi umwe mu banyamahirwe ashobora gutsindira irushanwa mfite amahirwe cyane ko nagize amahirwe yuko byakwemerwa mu Rwanda ndetse bikanakundwa bikanashyigikirwa ndavuga ngo nanjye ndi umwe mu banyamahirwe babikora kandi nizeza abanyarwanda neza ko ngize amahirwe yo gutsindira iryo kamba narikoresha neza ku buryo byazamura igihugu cyacu rikagera aho rigikura naho rikigeze. Nabonaga ari ibintu bidasanzwe ntabwo navuga ngo byari bisanzwe kabisa ariko nizera neza ko nta kidashoboka kandi numvaga ngerageza kuba niyizeye kabisa kuko numvaga ko ikiri muri njye ari cyo kigomba kumesha ikintu runaka kandi ngomba kugerageza uko nshoboye atari ibintu byo kuvuga ndakura ahandi ahubwo ibiri muri njye ari byo bigomba kumesha icyo nyeneye. Icyiciro cya pre-selection kuno nyiteguye bisa nkaho ari neza cyane numva ko nabwo bitewe n'ibyo nzabazwa nzakora ibishoboka byose nkabisubiza nkuko niyumva cyangwa nk'ibyo niyumvamo numva biri muri njye kuko ibyo ibiri muri njye numva ko ari byo bigomba kuzangiraho ngomba kuzabayo mu gihe kizaza kandi maranira iterambere ry'igihugu cyanjye kugira ngo bagire ahantu igihugu cyanjye nyikura naho nyigeza muri rusange nk'abanyarwanda tuzamuke. Ikintu nababwira cyo banyarwanda twese turi abanyarwanda ndabasaba ko mwanshyigikira nkazamuka nkagira aho mva naho ngera kandi kuzamuka kwanjye n'urubyiruko iterambere ry'igihugu cyacu n'urubyiruko n'imbaraga z'igihugu kandi n'u Rwanda rw'ejo hazaza niko gukomera kwacu ninzamuka n'abarumuna banjye n'abakuru banjye bose tuzagerageza gufatanya tuzazamuka tuve ku ntera imwe tugere ku yindi ndabyizera cyane.